Mu minsi ishize nibwo hagiye hacicikana amatangazo yo mu nzego za leta ahagarika icuruzwa ry'ibinyobwa gakondo biri mu bushera, ikigage, umutobe n'urwagwa mu tubari dutandukanye tw'igihugu. Ubutumwa buri muri amatangazo ntibwigeze bugaragaza impamvu yo guhagarika icuruzwa ry'ibinyobwa gakondo, ariko abaturage bisanisha n'imfu kimwe n'uburwayi byagiye bigaragara mu baturage nyuma yo kunywa ibi binyobwa. Abaturage bo mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo baravuga ko bamaze kugira igihombo gikomeye kuko intoki zabo zamaze guteshwa agaciro. Inzego z'ibanze ngo zarakaniye ku buryo ntawe ushobora kwenga akayoga nubwo yaba ko kwinywera mu rugo. Birunzemo byahiye, mfitemo ibirundo mu nzu bigiye birimo. N'ubu birahari. Aha dore hafi aha ngaha dora. Gitifu agahora acungisha ati muzambwire umuntu wahishije urwagwa uwo ari we. Ubwo rero noneho guhisha urwagwa bikakubera amayobera, bikaba nko gukora ishyano, bikaba nko gukora icyaha, noneho ukavuga uti kino cyaha singikora reka mbe mbyihoreye. Ibitoki nyine wabuze agaciro, ibitoki byabuze agaciro. Ubu ngubu ibitoki byagumye aho twabuze, aho tuvuga aho dukira naho tumira. Ubu ibitoki nta hantu wabona wabyerekeza. Hambere ha mudugudu we yabwiye umuntu atese ibyo bitoki urabyikorera ubijyana he muri kunywa iki. Ubwo nyine utuntu turi kunywa n'utwo ducupa nyine batwita mbari ngo ari amahumbezi, mbari iki. Ubwo n'utwo ducupa tunywa, umuntu rero unyweye tubiri aka gatatu gahita kamurambika. Turabamenagura hasi, turiyica, dufite ingaruka. Ntabwo ari twiza mu buzima, usibye ko batwemeye ko ngo turapfundikiye, ngo twavuye mu nganda, bakagira ibyo mu mubiri bakaba ari byo banga kandi ari byo bizima abaturage bari bakabikoreye. Urwabo rwagwa waba umutobe ntibyemewe. Tukibaza tuti ko dufite intoki, izi ntoki turaza kubigenza dute kandi hariho twavanaga ubushobozi bwo kudufasha ibikorwa runaka, bwo guhinga umuceri, ndetse tukavanamo na minervari z'abana, tukavanamo za mituweli. Izi ntoki turaza kubigenza gute? Ubwo rero mu by'ukuri byatuyobeye nk'abahinzi b'urutoki, twayibiye icyo twakora. Mutuvugiye rwose mukabitubira nk'abavugizi, abaturage bakongera kwenga urwagwa rw'ibitoki nk'uko rwahozeho na mbere, ariko umuntu akabona ko gafaranga kamufasha mu buzima, byaba ari byiza kuko ibi ngibi birimo birakwega ubukene mu Banyarwanda. Imirimbanyi mu gusigasira umuco nyarwanda Rutanga rw'amaboko aratera utwatsi ibyo gufunga utubari tw'ibinyobwa gakondo kuko biri mu bigize umuco nyarwanda. Utekereza kuko abantu bose bakuriye mu giturage bazi ko abo mu rugo banywa ibintu bitandukanye, bararya bakananywa, bagakenera ibyo kunywa. Muri icyo byo kunywa harimo n'igikatsi. Harimo igikatsi rero kiva mu nsina kuko benze mu bitoki. Harimo kunywa ibyo biva ku masaka, ni igikoma cy'amasaka ku bana, niyo misururu cyangwa ikigage cyangwa ubushera uko babyita, cyangwa igipende mu majyaruguru. Ibyo ni ibintu by'ubuzima bw'Abanyarwanda, ubikuraho ngo babeho bate. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc iravuga ko yafashe umwanzuro wo guhagarika ubucuruzi bw'ibinyobwa gakondo kugira ngo ibanze hagarike akavuyo na barusahurira mu nduru bavangagamo ibinyabutabire byabaga byashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Umuyobozi mukuru muri minisiteri ushinzwe ubukangurambaga no guhuza ibikorwa by'urubyiruko rw'abakorerabushake Bwana Richard Kubana avuga ko barimo kugirana ibiganiro n'inzego zitandukanye zirebwa n'iki kibazo, harimo Minisiteri y'Ubuzima, iy'Ubucuruzi ndetse n'Ubuhinzi n'Ubworozi, ku buryo bitarenze iki cyumweru barabatanze amabwiriza mashya kuri ubu bucuruzi bw'ibinyobwa gakondo. Nindi step ya kabiri tuzagera no abapima nabameze bati. Impungenge twagize hari igihe uzana rwagwa ijerekani imwe warugeza kuri boutique hakavamo ijerekani atatu ukavangamo ibindi bintu. Ubwo nahasha no kongera kwicara tukareba ese urimo kuba gupima we yapima yakwikiranwa ate, kuko ngo bakita gutubura, kuko byose biterwa n'inama twakoze kuko tuba turi ingero zitandukanye, tuba turi kumwe na Minisante, Minicom, Minagri, Minaloc, inzego zindi dukorana. Byanze bikunze muri natekereje ko mu nama dukora za nimugoroba saa 12 buri gihe hagera havamo igisubizo. Ndatekereza ko iki kimwe cyaje kuranya twafashe ibyemezo bijyanye n'ibyo bintu. Abaturage mu cyaro baravuga ko abari kurenga kuri aya mabwiriza barimo kujyanwa mu bigo by'inzererezi mu gihe cy'amezi 3. Mu myaka yagiye ishira hirya no hino mu gihugu
hajya humvikana abaturage banyoye ibinyobwa gakondo bagapfa abandi bakarwara mu nda. Vuba aha mu karere ka Ngoma abarenga 120 banyoye ubushera bararemba bajyanwa mu bitaro kubw'amahirwe nta wasize ubuzima. Kugeza ubu abaturage bakomeje gutegereza bihanganye kw'igihe kimwe Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu izabakomorera bakongera gupima ibinyobwa gakondo. Ntambara Garlewo TV10.